Twongeye kubaha ikaze mwebwe bakunze b'ikiganiro Sikashoka, twizere ko mumeze neza kandi ko buri kimwe cyose kiri kugenda neza cyane, aho tugiye kugaruka muri updates zacu z'uyu munsi, aho tugiye kureba amakuru arimo aragenda trending hirya no hino, aho twongeye kwishimira kubana namwe muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi, aho tugiye kugikora ku itariki 21 z'ukwa gatanu umwaka wa 2025, aho tugiye kubana muri updates zacu z'uyu munsi. Ariko ngewe ujya kugeza update akaba ari Sky mwenyewe ya Pablo Papito Pacino Makadante Lucas Copisto. It's your back and sharp boy, blind boy, another Shina Devane the key. It's your show for DJ Sky Move. Tikarizera ko byibuza wowe nkurikiye umeze neza kandi ko buri kimwe cyawe cyose kiri kugenda fresh. Nizere ko ibyo twaguteguriye byacu by'uyu munsi biri buze kugenda neza, kandi ko buri kimwe cyose nawe kirimo kiragenda fresh, kandi ko Imana iri gukomeza kugenda ishyiramo imigisha myinshi cyane mu kazi kawe ka buri munsi. Gusa nimba bitanagenda neza, tuba dufite kwizera cyangwa se tuba dufite gushikama, kandi ndetse tugasengera aribyo bitagenda neza kugira ngo ibintu bize gukomeza kugenda birushaho kugenda neza. So rero araba batangira urugendo nkuko benshi cyane babivuga, ndetse abandi barasoje. No kuvuga ngo muri no sini magirirane cyangwa se umwe abameze neza uyu munsi, undi akaba ameze nabi ejo. Ariko byese nuko tuba tugomba gushima mu buzima twese turimo, ndetse no mu bihe twese turimo tuba tugomba gushimira Imana. So rero arabavutse, arabapfuye, arabashyingiwe, arabashyinguwe n'ubundi. So rero arababaye barwaye, arababarembye no kurenzaho, arababa bari mu minota yabo ya nyuma, arababa bari kwishima, bari kugura ibintu bigiye bitandukanye bafite n'uburyo bwo kubiryamo. So rero no kuvuga ngo haba hari kategori nyinshi cyane hano muri no si yacu. So rero kuri ubu tugiye kugaruka muri updates zacu z'uyu munsi, aho tugiye kugaruka ku makuru ari kuvugwa muri showbiz n'ubundi nk'ibisanzwe nk'uko dusanzwe tugezaho cyangwa se tubagezaho amakuru agiye atandukanye yo muri showbiz cyangwa se mu myidagaduro, haba hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. So rero wowe unkurikiye ngo wahe ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi muri Sky Show, aho tugiye kugaruka kuri update zigiye zitandukanye. So rero mwanyemereraho gato, ubundi tukaranzikaho tukagaruka tureba amakuru ari kuvugwa hirya no hino. Twagarutse mu makuru yacu agiye atandukanye, aho umuhanzi cyangwa se umuririmbyi mwamenye nka Silas, aho nawe hari amakuru arimo aramuvugwa aho atari meza, cyane ko ari amakuru ashobora kuba yatuma afungwa imyaka 25, ndetse akaba ari imyaka navuga ngo yaba ari myinshi cyane bitewe niyo afite nawe ubu ngubu. So rero ni umuhanzi wakunze ko yamenyekana mu njyana za gospel, ariko gospel akora muri style y'injyaruwa cyangwa se mu instrumento akoresha, amabita akoresha kumva ko ari injyaruwa, ariko lyrics ndetse n'ubutumwa atanga bukaba ari ubutumwa bufasha abantu bemera cyangwa se abemera Imana ndetse n'abemera Yesu nk'umwami n'umukiza. So rero inkuru yiwe irimo iravuga yuko umuhanzi Nzabahayo Silas wamamaye nka ibya Yesu ni ku murongo yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, ukurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana utarageza imyaka y'ubukure. Ubundi ngewe iyo bigeze aho ngaho mpita nshyiramo attention, hari ukuntu usanga abantu benshi cyane muri comment batabirukanyiramo bakajya kuvuga ngo hoya, ngo baramubeshyera, ngo hoya, ngo ibyo ngibyo se ubwo ngo yabikora, ngo ubwo se yabitinyuka uti ngo umuntu ungana gutya, ati si biki n'ibiki. Ugasanga abantu benshi cyane bari muri negative yuko atabikora, ariko nanone tuba tugomba kureba positive tukareba se bundi kuba iki cyaha cyakorerwa umwana. Bundi akenshi benda namwe muze kuba mwanyunganira, mumbwire muri comment se mwebwe mubibona gute cyangwa se mubyumva gute. Akenshi ukuntu biba bimeze ntabwo ari ukuvuga ngo
ngo ni uko ngo ugaragara gutya cyangwa se umeze gutya. Oya, kuko akenshi usanga yuko bipfira mu mutwe burya ibintu byose. Ari umuntu ushobora kuba agira irari ariko akararikira buri gitsina gore cyose abonye atitaye ngo kingana gute. Ubwo ni ukuvuga ngo yaba umwana w'umwangavu, yaba ari umukobwa navuga ngo umaze gushika, ndetse no kuvuga ngo n'abakuru bari mu myaka nka 40, nyine ni ukuvuga ngo ube pako gusa ari igitsina gore, ugasanga ntago kuba yakikontorora ari ibintu ashoboye. So rero ntago uzajya kuvuga ngo uyu muntu uramureba ngo uhite ubona se izo character arazifite. Oya, byanga byakunda, umuntu ni umuntu, ariko twese tugira uburyo twikontorora n'uburyo twiyubahamo. So rero sinekereze yuko umuntu wafashe umwanzuro cyangwa se ikintu cyo kuvuga ngo ngewe ngiye gukorera imibonano mpuzabitsina uyu mwana, cyane yuko noneho yaba abizi ko ari n'ikosa rinahanirwa ndetse ku myaka myinshi cyane muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Hano ku isi hose dusanga yuko icyaha cyo gufata ku ngufu umwana utarageza imyaka y'ubukure ahantu ari hose ku isi ni icyaha gihanwa n'amategeko by'intangarugero, ndetse n'icyaha tumaze kubona ko ari icyaha nacyo kiri mu byaha bikomeye cyane muri ino si, cyangwa se muri ibi byaha twese twavuga ngo biba birebwa, kubera ko nubwo wavuga ngo ntago benda ngo wowe wabikora, gusa hari igihe nawe ushobora kwisanga wabikoze bitewe n'uko ya control navuze kuvuga ngo niwabikora ugasanga nawe wabikoze. Ariko byanga byakunda niho hantu byerekane yuko nubwo wagikora, niyo waba urinde, niyo waba witwaje iki, byanga byakunda baraguhana by'intangarugero, baraguhana. Se rero navuga ngo nubwo twese turebwa n'icyo cyaha, se tukareba ese nimba ari umuntu wagikoze, njyewe ndahangaha nka Sky, ese uwo muntu njyewe ndamureberera. Oya, mfata iya mbere nkagira iki, na reporting, navuga ni aha hantu hari kubera amarorerwa, cyane yuko ari n'amarorerwa, aha hantu harimo ikibazo, naba nahamagara inzego zibishinzwe zigakurikirana icyo cyaha, tukaba twamenye se ubundi nimba koko ibyo bintu bihari, cyangwa se ubizi neza ko biri kuba, uruhare rwawe ni uruhe nk'umuturage? Ni ukumenya ngo ahantu biri kubera nanjye nagize icyo umusanzu nanga mu gutanga amakuru, cyangwa se mu gukorana na leta, uwakoze icyaha afatwe ahanwe. Niyo mpamvu navuze ni iki cyaha twese kiratureba. Ari umuntu wenda ushaka kuba ati iki cyo nikindeba, ariko iki cyo gufata ku ngufu navuga ngo kirimo kirashinjwa n'umuhanzi, ni icyaha twese kirimo kiragira iki, kirimo kiratureba nk'abanyarwanda n'abenegihugu ndetse n'isi yose. Umuturage ari wose agomba kuba yatanga amakuru kuri icyo cyaha. So rero umuhanzi Silas niwe navuga ngo ubu ngubu cyangwa se wamenyekanye ku ibya Yesu ni ku murongo, yaba yatowe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, akurikiranweho icyaha cyo gusambanya umwana utarageza imyaka y'ubukure. Ubwo rero tukazaba dukurikirana iby'uru rubanza tumenya se ubundi we ibyo aregwa, cyangwa se ibyo navuga ngo biri kumuvugwaho ariziregura ute, cyangwa se azabivugaho iki. So another update twihuse ni amakuru ari kuvugwa kuri Bruce Melody na Diamond, aho n'aba ngaba bombi cyangwa se bino byamamare byombi hano muri East Africa birimo birategura projet yo kuba byakora indirimbo navuga ngo nziza cyane, indirimbo itegerejwe n'abatari bake. Rero akaba ari umuhanzi Bruce Melody from Kigali, ndetse na Diamond ati from Tanzania, aho nawe harimo ibiri kuvugwa kuri projet bafitanye bano bombi, aho bafite indirimbo barimo barategurira abakunzi babo. So rero akaba ari inkuru kuvuga yuko Bruce Melody na Diamond
bageze kure umushinga w'indirimbo bise Pum Pum, bazahuriramo aho ibikorwa byo gufata amashusho yayo byagizwemo uruhare n'umunya-Uganda witwa Sasha Vibes, ndetse byitezwe ko izajya hanze mu byumweru 2 biri imbere. So rero iyo ndirimbo akaba ari indirimbo navuga ngo itegerejwe n'abatari bake, ndetse akaba ari indirimbo nziza cyane, akaba ari indirimbo navuga ngo kubera ko bitewe n'uko bano bose bombi ari abahanga, ari ba Munyakazi, ndetse ari abantu bazi kuvibinga video, bazi kuba ba feelings audio, ase twitege indirimbo yabo azaba ari indirimbo imeze ute? Ese ko bakoze ko bavuga ngo Bruce Melody n'ubundi ngo nta kiyatamo kizima, ngo n'ubundi ku buryo indirimbo yaba trend. Ese nawe niko bitekereza? Umbwira hasi muri comment, umbwire se wowe urabyumva ute? Ariko byanga byakunda nuko nzi yuko aba bombi bose bashoboye, kandi ko ari ikintu cyerekana ko umuziki wacu ari ahantu majije kugera, ndetse ari naho uri kugana bitandukanye nuko mbere wari umeze. Se rero nk'ubu kumva nk'umuhanzi nka Bruce Melody yakoranye nka Diamond, ari foundation cyangwa se ari fondasiyo ihita yubakwa kuri ino industry y'umuziki nyarwanda, ndetse hari ikintu cyerekana yuko music nyarwanda hari ahantu imiragana heza cyane. So rero another update twihuse, ni amakuru arimo aravugwa nanone kuri Pastor Theogene, inkuru nabibagejejeho ejo bundi mu kiganiro n'abakurembere, aho twatimo turagaruka ku makuru ari kuvugwa kuri Theogene wita umuhanuzi, cyangwa se uvugwa yuko ngo ahanura ibinyoma. Uyu mugabo ejo bundi bari bamurekuye, noneho kubera ko yari yarafungiwe n'ubundi kuba yavuga imvugo y'ibinyoma nk'izo zose barimo baramushinja, arimo aravuga yuko n'ubundi ngo adateze kubireka. Yongeye kugaragara ari hagati y'urutare n'urundi, harimo aramanuka amazi hejuru, arimo arasengera ngo abakobwa bafite imyaka I think 30 ngo batarashaka kugira ngo bashake. So rero uyu munsi nibwo haje kuhagaragara indi nkuru irimo iravuga yuko ngo ni Ibishaka Theogene, niko yitwa, wita umuhanuzi, yongeye gutabwa muri yombi akurikiranyweho icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha n'icyo gukoresha ibikangisho. So rero ni amakuru igihe yahamirijwe na Dr. Murangira Bitieri, umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, wemeje ko uyu mugabo afunganywe n'uwitwa Uwimaye Ferdinand, nyiri channel ya YouTube yitwa Zaburi Yacu. So rero akaba ari channel navuga ngo izwi cyane, ndetse akaba ari channel izwi cyane ku bintu bijyanye na gospel, kuko inyuzaho ibiganiro bigiye bitandukanye by'ama gospel, ikanyuzaho ibyigisho byinshi bya gospel n'indirimbo zigiye zitandukanye. So rero uyu akaba ari umuvugizi w'igihugu w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, Dr. Murangira Bitieri, aho yatangaje yuko aba bombi bafunzwe, ndetse ko bari kuzira icyaha kirimo gutangaza cyangwa se amakuru y'ibihuha, n'icyo navuga ngo kijyanye n'ibikangisho. So rero aba bombi bakaba bafunzwe cyangwa se bacumbikiwe na RIB kugira ngo bakurikiranweho ibyaha birimo birabaregwa, cyangwa se ibyaha bakurikiranweho, kugira ngo barebe se ubundi icyo bakoze bazagihanirwa, cyangwa se nimba ni kidahanirwa baba barekurwa. Gusa byanga byakunda ibyo byo bari kuregwa ni ibigize icyaha hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. So rero twanyarukira ku yandi makuru ari kuvugwa muri Hollywood, aho naho hari amakuru arimo aravugwa yuko umukinnyi wa filimi Denzel Washington wamamaye muri sinema muri Amerika yagaragaye ashyamiranye n'umwe mu bafotozi mu birori bya Festival de Cannes, ubwo herekanwaga filimi ye bita Heist,
highest to lowest, inagaragaramo ibyamamare birimo na Aspirock, akaba ari umugabo wa Rihanna bamaze kuba babyarana abana batatu. So rero ni Denzel Washington twari turimo turavugaho. Katurebe indi nkuru iri kuvugwa nuko twavuga ku makuru ari kuvugwa kuri Element, aho ejo bundi bagaragaye we na Kevin Kade ndetse na The Ben bari ku rubyiniro muri Uganda mu gitaramo bari bitabiriye, aho bavuze yuko bishimiye audience yari hari ndetse n'abanya-Uganda nabo bakavuga yuko bishimiye bano basore kubera ko babashe guperforminga mu buryo bubashimishije, ndetse ngo bavuga yuko bashimangira yuko mu Rwanda dufite ibyamamare ndetse bishoboye ndetse bizi umuziki, ari byo bikomeza kugenda bigrafingisha umuziki nyarwanda. So rero inkuru yacu uyu munsi iravuga yuko Element L yatunguriwe i Kampala n'inkumi yari yambaye mu buryo bwavugishije benshi, yamuhandagajeho amashiringi. So rero iyi nkuru twayisubiramo neza kuko nabonaga bari bayanditse ukuntu. Inkuru iravuga yuko Element L yatunguriwe i Kampala n'inkumi yari yambaye mu buryo bwavugishije benshi, yamuhundagajeho amashiringi menshi cyane mu rwego rwo kwerekana yuko yishimiye uno muhanzi akaba n'umuproducer Element. So rero another update twasorezaho ni agace kacu k'uyu munsi, aho twagira ibyo tumenya kuri ubu bushakashatsi. So rero ubushakashatsi bugaragaza ko abagabo bari hagati ya 6% ndetse n'9% bafite indwara yo guhangayikishwa nuko batitwara mu gikorwa neza cy'imibonano mpuzabitsina, aho abagore bafite iki kibazo bo bari hagati ya 6 na 16. So rero akaba ari izo update twari dufite kuri uyu munsi, ngiye kugezaho updates zigiye zitandukanye. Ni Sky mwenyewe, ni ya Pablo Papito Pacino Macadon Tigre Casco Pisto, it's your back and sharp boy, beauty boy can boy, another shina de vare de it's your shop ya DJ Sky Smooth. Akatubonane muri update z'utaha, ngiye twabanye ni Sky mwenyewe. Ciao ciao, kandi Imana ikomeze kubarinda, mugire umunsi mwiza.